Ako kanya nahise mbwira kapiteni Hibert ko kakantu ko kuturutisha kuba ari umusirikare ibyiyumviro bye bikora neza cyane, kuko purani yose twari twapanze ibaye impfabusa nk'uko yarabivuze, ndetse ubu koko twamaze gukerererwa tukaba tugiye gukora nta mupangu dufite, hanyuma tuze kwirengera ingaruka. Ibyo mbimubwira mu kababaro kenshi kavanze n'umujinya, ariko nta kindi cyari kibiteye uretse kuba nyuma yo kugera ku rugo rw'uwo mugore twabonye imodoka yavuye ye bigaragara ko iri ku muvuduko, ndetse ikimara guparika hahita hasohoka Danimarike mu myambaro ya polisi ari kumwe n'abandi basore batatu bambaye imyenda isanzwe ndetse bafite inkoni mu ntoki zabo. Ndetse nyuma yo gusohoka mu modoka ahita ahagarara ku muryango, acana itabi rye atangira kurinywa, ahita azunguriza abo basore imitwe nko kubabwira ngo bajye mu nzu bakora akazi kabazanye. Mpita mbona ko bya bindi twe twarimo turi gutekereza ngo wenda ngo Danimarike arabanza kwinginga uwo mugore ngo ave mu gihugu cyangwa se ava aho ngaho yimukira ahandi abisimbutse, bakaba baje kumwica mu rwego rwo kurinda izina rye nk'umuyobozi mukuru wa polisi muri Kentrone yamenyekana ko ari umunyamabi. Ako kanya Petronile Lewis abwira Gemana Neyira ko ari bo ku giti cyabo, kuko ntabwo twabasha gusohoka mu modoka kuko twahita tugaragara Danimarike akabona ko umupangu we umaze gupfa. Ndetse nanjye mpita mbwira kapiteni Hibert na Vivensi ko bagabanya umuvuduko bari kuzana aho ngaho turi kugira ngo badakanga Danimarike, kuko natwe aho duparitse imodoka ntabwo barimo kubasha kutubona. Gema atubwira ko tumwizere we na Neri bagiye kubyitaho, kandi nubwo nari mvuze ngo umupangu twapanze wapfuye, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko nibaramuka bashyize hasi izo nsoresore zinjiye zigiye gukubita uwo mugore byo kumwica, birarangira Danimarike ahageze n'ubundi dukomeza umupangu wacu ko wagenze. Gema yamaze kuvuga gutyo avuga ko twihangane tube tubahaye akanya bahanga amaso fokasi kuri misiyo nahamu kanya. Ako kanya nk'uko mbimenyereye rihita rinshika mubwira nti urabizi ko ngukunda cyane. Ako kanya Petronile Lewis na Apollo bahita bandeba banyitegereza cyane. Kapiteni Hibert arikoroza ndetse na Bonita ahita yikoroza, ndabyumva ko ameze nk'umuntu urimo kunkwena. Gusa ntitwabitindaho na gatoya, ahubwo dutangira kumva mu kandi kanya abantu binjira mu nzu. Mu gihe kidatinze twumva imigundagurano, ariko uburyo yabayemo yari imeze nk'aho Gemana Neyira bateze agaco abo basore, cyangwa se abo basore bakaba bagateze kubera ko nta muntu n'umwe wasohoye ijambo na rimwe muri iyo minota, ahubwo twagiye twumva ibikubita gusa. Mu gihe nkiri kubyibazaho nibaza ngo ninde uhaye undi, ariko ngaha amahirwe cyane ikipe yacu, kubera ko abasore batari kurwanya bagema nk'ababateza agaco kandi batari bazi ko bahari. Muri ako kanya Fernando yampamagaye ambwira ko avuye kuri moto, bityo mubwire urugo ndiho neza. Murangira mubwira aho turi nahagera, arahita abona imodoka iparitse inyuma y'igipangu. Mu gihe maze kuvugisha Fernando twagiye kubona tubona igipangu nanone kirafungutse, hasohoka umusore urimo kudandabirana. Akigera imbere y'igipangu aho Danimarike amubona neza, ahita agwa hasi ntiyongera kunyeganyega na gatoya. Danimarike mu kuyoberwa ibibaye Gema tubwira ko ari ibishoboka, byanga byakunda Danimarike agiye kuza kureba ibyabaye, atungurwa no gusanga abandi basore be babiri bari hasi, ndetse umugore aba ahagaze iruhande yigize umukomando. Aribwo dukomeza purano uko ipanze. Ako kanya mpita nsaba Bonita ko aba tayari gukonekitingana na Fernando kugira ngo amashusho yose ayakire neza, ibindi turaza kubimenya nyuma agatego tumaze kugatega. Nuko mpita mbwira abandi turi kumwe ko ari akanya ko gucungira hafi cyane. Danimarike yamaze gutera intambwe, imodoka kapiteni Hibert na Vivensi barimo yamaze kugera aho ngaho. Neyira na Gema bavuga ko bamaze kwihisha ku buryo atarimo kubabona. Bakigeramo indani dutangira kumva amajwi y'abantu barimo kuganira, mpita menya ko ari Danimarike n'uwo mugore. Danimarike ati wa mugore w'indashima we, imyaka ibaye 4 yose nkwitaho uko nshoboye kose kugira ngo umererwe neza, kandi uzi n'ahantu ubuzima bwawe nabukuye, none bwa nyuma na nyuma umaze kurengwa nabi ushaka kunshyira hanze. Umugore ati ngo ndi ntashima ngo ubuzima bwanjye wabukuye ahabi hari utiyigereza waje kumfungiranamo untandukanya n'abandi bantu banjye, se ni hehe? Byari kuruta nkikomereza akazi kanjye ko mu rugo kurusha uko nari kubaho gutya. Ikibazo cyanyu nk'abakire nuko mwikunda cyane ku buryo rimwe mwitekerezaho mukumva ko twebwe abakene ubuzima bwacu butagira agaciro, ariko ibingibi bimaze kubirambirwa kandi ntabwo nshobora kongera kubikora indi nshuro. Ubundi ni igisebo ko kuba umuntu yabyarana umwana nawe, ari nayo mpamvu uyu mwana nakamwikuyeho, ariko ni umuziranenge ku buryo yaba arimo kuzira ibyaha bya papa we w'inyamaswa. Kandi ndakwizeza ko ibi byose nibirangira
ntazigera nguha amahirwe yo kuba uyu mwana yamenya uwo uriwe ndetse ngo azanitwe uwawe. Uko uwo mugore na Dani Marike bari barimo gutongana niko Fernando yaramaze kutugeraho kare, aradusuhuza ariko ntiyamenya Petero ni Lewis. Ubundi mpita muhuza na Bonita barakonekitinga neza cyane, nuko agenda yinjira mu gipangu tumuri inyuma, abasha kwitsimba mu marido yinjira muri salo kuko ari ya marido aba ari manini cyane. Mu matwi yanjye mbasha kwiyumvira Bonita ari kumbwira ko amashusho ari kuyakira neza cyane n'amajwi arimo kuvuga neza. Ku mutima ndavuga nti aha ndagufite neza cyane, ndetse mu kwitegereza mu nzu indani mpita mbona ikirenge kimwe cy'umukobwa ntamenye niba ari Gema cyangwa se Neyira. Mpita nsohoka hanze mbwira umwe muri bo ko asubiza ikirenge inyuma Dani Marike ataza kurabuka misiyo itararangira. Ariko impamvu nari nsohotse hanze kwari kugira ngo ntavugira ku muryango wa salo, agahita twumva nubwo we n'umugore bari barimo gusakuza. Dani Marike ati ngo ibi byose nibirangira ntabwo uraba ugifite ububasha bwo kuba wahumeka umwuka w'abazima, kubera ko iki gikorwa wakoze cyo kuba watangiye kumena amabanga, kandi twarasezeranye kuzabika ibanga ukarimira nanjye nkaguha umutekano n'ubukire busesuye, wamaze kurirenga. Ndakeka rero nta mpamvu n'imwe nakubabarira kugira ngo ukomeze kubaho na gatoya. Ari nayo mpamvu aka kanya ngiye kukwica uve mu nzira n'uwo mwana urimo kwiratana, ahubwo bizarangire atanamenye ko wabaye nyina. Ibintu byose bisigaye bijye ku murongo, nanjye nkomeze ubuzima bwanjye nta mbogamizi mfite, muri make mfite amahoro. Umugore yahise aseka avuga ati ngo ufite amahoro? Abanyabyara se bagira amahoro? Ufite amahoro se ni njye mugore njyenyine wafashe ku ngufu ukamutera inda? Ndabizi neza ko hariya hanze hari n'abandi, kandi njyewe niyo napfa ariko abo bo ntabwo uzabacika, bazaguhagama mpaka kugeza ku mpera z'ibihe byawe uzaba ukiri ku isi. Uzi ndi wowe icyo nakora nabasha kwicuza ibyaha byanjye bigishoboka, kuko uramutse ushishoje neza cyane wasanga ubuzima bwawe wita kuri igikomerezwa buri kujya hanze cyangwa se buri kuyoyoka. Umugore yamaze kuvuga gutyo ntangira gutekereza cyane. Mu mutwe wanjye hazamo ikintu natekereje mu buryo bwa Ambasabine kugira ngo amategeko abashe gukurikizwa neza. Mpita nsohoka hanze ndetse mpita nsanga Kapiteni Hiberi, Vivensi na Apollo bahagaze ku muryango w'igipangu bameze nk'abacunze umutekano, mu gihe Petero ni Lewis we yarakiri mu modoka. Mpita mbaza Ambasabine icyo amategeko avuga ku bijyanye no gufata amajwi n'amashusho cyangwa se kugaragariza ubutabera amajwi n'amashusho byafashwe. Ansubiza ko biba byemewe gusa igihe byafashwe byatangiwe uburenganzira n'umucamanza, ariko simpangayike ibyo yabitekerejeho. Ntabwo ibyo turi gufata zaba ari ibimenyetso binini cyane, kuko ibimenyetso binini bihari ni nk'amadokima twabonye yo kunyereza imitungo, ndetse n'uwo mugore wemeza ko yamufashe ku ngufu, aho abantu basanzwe bamuzi bazemeza ko yari yaraburiwe irengero, ndetse bapima DNA koko bagasanga umwana ari uwa Dani Marike, umugore akaba umutangabuhamya. Bityo nta mpamvu yo guhangayikira icyo kintu. Ambasabine mubwira ko icyo atari cyo mpangayikiye kuri Dani Marike nk'umuntu ufite ubudahangarwa, ahubwo uburyo bwo kumugeza muri gereza nibwo buhangayikishije cyane, ko igihe akiri hano hanze ashobora gukingirwa ikibaba, ubundi ugasanga ibimenyetso birazimangatanijwe. Anthony Mata ahita ambwira kuvuga icyo ndi gutekereza. Mpita mubwira ko ndi gutekereza guhamagara inzego zishinzwe umutekano mu ibanga, mu gihe dutekereza ko byanga byakunda Dani Marike agiye gukora amabi ku buryo zamwisangira ahabereye icyaha. Petero ni Lewis ambaza uburyo nabikoramo, mubwira ko ngiye guhamagara Cedro Jeff aze nkaho nta bintu bikomeye bihari, ku buryo arahita ata muri yombi afande we. Bose mu kubanza kubitekerezaho, Anthony Mata avuga ko ibyo bintu biramutse bikunze byaba byiza, kubera ko gutuma Dani Marike avaho ngaho ni nkaho yaba tunyuze mu myanya y'intoki, kandi ibimenyetso byose hari uburyo bizimangatana bikitwa ko ari ibyahimbahimbwe. Ariko uwo mupolisi nawe aramutse ahageze akamufatira mu cyaha, byatuma mu rukiko aba umutangabuhamya. Petero ni Lewis yamaze kubyumva avuga ko nkora ibishoboka byose uwo mupolisi ahagera izuba ritararenga inkombe. Mpita muhamagara ntaciye ku ruhande, mubwira ko ngiye kumuha impano izatuma aba icyamamare mu gihugu cyose. Mukumbaza ikibazo gihari, mubwira ko ndahantu hari kubera icyaha,
kandi akeneye kuhagera, ariko hagere wenda ari kumwe na bagenzi be nk'umwe cyangwa se babiri, kuko igihe baje bavuza ubuduha abakora ibyaha barahita bacika. Afande Cedro mu kumbaza aho biri kubera ndahamurangira ambwira ko izo nzira arimo kuzinyuramo, bityo nta nubwo birafata iminota irenze 6. Petronile Lewis ambwira ko nongera kwinjiramo indani njye gucungira Fernando, ubundi Kapiteni Cedro naza aramwitaho. Nuko nanjye ngaruka mu gipangu ntambuka kuri Hiberi na bagenzi be turi kumwe bose, ngenda nsanga Fernando agihagaze yemye na kamera ku rutugu, ari nako nsanga Dani Marike akomeje kuganira atongana n'umugore. Atari ku bundi ndamutse nkwishe mbere y'ibi bindi byose naba mpemutse, kuko urabyibuka ko impamvu naguhisemo mu bakobwa bose bakoraga hariya ari uko wari umukobwa mwiza cyane, ufite ikimero cyiza, mbese uteye neza. Uribuka uburyo wakundaga kwambara urata amatako yawe ku buryo uretse nanjye n'undi mugabo wese yabonaga kiriya kimero akibaza impamvu ubundi wabaye umukozi wa kariya kazi. Noneho uburyo wogoshagamo agasatsi kawe ukanagateramo amarangi y'umweru, ku matwi washyizeho amaherena ndetse n'ibikomo mu maboko, ugakunda kwambara utwenda tugufi hejuru no hasi. Ikintu cya mbere umuntu yabonaga akaba ari umukondo wawe wari mu nda yawe itebeye. Ese watekerezaga ko abo uri kwereka ari impumyi? Bityo njyewe nakoresheje ububasha bwanjye nkugeraho. Muri aka kanya ubwo uri kunyereka amakaka yawe akaba aribwo nongeye kugutekerezaho, kubera ko nari maze iminsi meze nk'uguhaye agahenge, ariko ndongera ntekereza kuri ya minsi ya kera nsanga aka kanya ngomba kongera kukwimariraho irari bwa nyuma, kugira ngo twibukiranye uburyo twahuye ukiri umukobwa wuzuye. Bya bindi abantu baca imanza igihe babonye umukobwa umeze nk'uko wari umeze, bagatekereza ko n'imbere washizemo. Burya nanjye niyo matsiko nari mfite, ariko ubwo nakwinjiragamo ntungurwa no gusanga ukiri wese, mbese ari ngiye mugabo wa mbere, ku buryo byabanje kuncanga nibaza impamvu wambaraga kuriya. Mpita menya ko imyambarire tubonana abakobwa benshi cyane bameze nkawe nta huriro rifitanye na gatoya nabo ubwabo cyangwa se ubuzima babayemo. Burya kuva kiriya gihe wampaye umuhate wo kujya nshaka utwana twiza twambaye nkawe, cyane cyane ngashakira nko mu mabari n'ahandi haba abakobwa tureba tukavuga ko bashizemo cyane abamansuzi. Ngatungurwa no gusanga bakiri abana bazima, ahubwo bamwe bambara nk'abagiye mu nsengero nibo baba barashizemo. Ariko nanone ntabwo nabura kugushimira ko wanyigishije kwishakira ibyishimo, kuko utwana twose nagiye mpura natwo nyuma yawe naraturyoherwaga cyane. Gusa aka kanya mbere y'uko usezera kuri iyi si, reka mbanze nongere nkumveho bwa nyuma, erega kugira ngo ntazanakwibagirwa. Afande Dani Marike mu isoni nkeya rwose yahise atangira gukurubana umugore ukiri muto, atangira kumusunikira mu ntebe amwubama hejuru, arimo kugerageza kumukuramo imyenda no kumutandukanya amaguru, ariko umugore amubera ibamba. Ariko kubera ko mu busanzwe ari umuyobozi ukomeye utegeka bikaba, nyuma y'iminota nk'itanu arimo kugerageza bikanga, yahise amera nk'ubifashe nk'aho asuzuguwe, atangira kurambirwa. Kwinginga byanze ahita abwira uwo mugore ati nta mwanya ngufiteho, kuko ntabwo ari wowe rukoma rwonyine ruri muri izi nsina, ngaho rero pfa ibindi nzabyimenyera. Afande ahita afata umusego atangira kuniga uwo mugore, amukiza umusego mu maso no mu isura, amubuza ubuhumekero. Umugore nawe atangira kubura umwuka, mbona ko ari wo mwanya wo gutabara. Ariko mu gihe ntaratabara natunguwe no kumva umfashe ukuboko ankurura ansubiza inyuma. Mu guhindukira mbona ni Petronile Lewis ari kumwe na Kapiteni Cedro, ubundi wahita yinjirana na bagenzi be bavuga bati amaboko hejuru. Bakimara kuvuga gutyo Dani Marike arikanga ahindukira bareba. Kapiteni Cedro mu kugwa mu kantu avuga ati afande ni wowe? Dani Marike atungurwa no gusanga abapolisi ayoboye bamuguye gitumo arimo kwica umugore w'abandi, ndetse mu gihunga cyinshi cyane asanga Cedro amubwira ati musore muto, aka kanya ashaka uko wankura ahangaha byihuse cyane ibintu bitaraba bibi. Mu cyakare uraza kuzindukira ku makuru avuga ko wazamuwe mu ntera mu kazi kawe kandi uhabwa umwanya mwiza w'ubuyobozi. Kapiteni Cedro yarebye inyuma ahita abwira abapolisi bato bari kumwe ko baba basohotse hanze avugane na Dani Marike. Ako kanya abapolisi babiri bari kumwe barasohoka. Mu kubibona Petronile Lewis ahita yinjira aho ngaho hamwe na Dani Marike ndetse na Kapiteni Cedro. Abageze iruhande Dani Marike arimo kwibaza abantu bageze aho ngaho ako kanya n'uburyo bahageze. Petronile Lewis akuramo ingofero na rinete yari yambaye. Dani Marike amukubise amaso amera nk'ugiye guhwera. Petronile Lewis aramwegera amusekera cyane avuga ati ndagusuhuje cyane.
igihe cyawe kirageze, wariye kenshi kera ku busa, ariko turi mu gihugu gikurikiza amategeko. Ibyo uboneye ahangaha ugende ubibwire na bagenzi bawe, maze bamenye ko intare ya Lewis yagarutse mu mujyi ku buryo ntakongera kumenyera isenga ryayo. Danemark ati Maximilian, bino bintu reka tubyumvikaneho, ndetse ibyo ushaka byose urabasha kubibona, ariko bino bintu bigende. Njye mpita ninjira nza negera aho Danemark ari, ndamubwira nti ikibazo cyawe rega ntabwo amaso abasha kuguhereza neza, ngo bakure kugende. Hanyuma uyu mubyeyi uryamye aha mu ntebe se wari ugiye kumukuramo umwuka we ararengerwa nande? Naho kuko witiranije uyu turi kumwe siwe Maximilian, kuko iryo ni izina ryanjye. Itegereze neza cyane usobanukirwa impamvu akubwiye ko intare ya Lewis yagarutse mu murwa. Namaze kubwira Danemark gutyo mpita nkuramo ingofero na rinete. Kapiteni Cedro Jeff na Danemark mu kudukubita amaso batungurwa no kubona uwo bari bise Maximilian ari umuntu mukuru. Noneho hakaba hari n'undi basa neza neza nk'intobo ukiri muto yari we ngewe. Abari bwo babona ko amateka atigeze ababwira ibintu byose. Danemark ati ntabwo bishoboka na gato, ya Petro ni Lewis. Cedro ngo nde? Petro ni Lewis? Ako kanya bamaze gutangara cyane, Petro ni Lewis aseka abwira Danemark ati igihe kirageze ngo imbuto wabibye uzisadure. Kapiteni Cedro, uwo mugabo muri kumwe niwe mugabo wishe papa wawe umunsi byavuzwe ko napfiriye muri kampani yanjye nari nyoboye, ubwo uyu muhungu wanjye yari afite imyaka 8, ndetse na Mariyamu yakoze graduation. Nubwo utari uhari ariko amateka urayazi, niwe wari uyoboye igitero cyishe abapolisi bayobowe na papa wawe, ndetse n'abasirikari bari baje gutabara umuryango wanjye. Rero aka kanya ni amahitamo yawe gufata uruhande. Ni guhitamo kureka umwicanyi akabaho yidegembya kubera ko ushaka kuzamuka mu ntera, cyangwa se niba ushaka guha ubutabera papa wawe. Bityo amahitamo yawe ndayamenyera igihe urabumpamagaye ushaka ko tuganira ku bijyanye n'ibimenyetso biha ubutabera papa wawe n'abandi barimo umusaza Filemoni mutamenye uburyo yapfuyemo. Kapiteni Cedro Jeff yamaze kumva ibyo Petro ni Lewis avuze, ako kanya Ferdinand avayo avuga ko Petro ni Lewis yibagiwe kubwira Danemark ko ibyabaye byose kuva mu minota 25 ishize byari biri gufatwa amajwi n'amashusho, bityo nako nakongeremo. Gemana neyira bahita bavaho bari bihishe mu marido babwira Petro ni Lewis ko yari yibagiwe kubwira Danemark ko hari n'abatangabuhamya babonye ibyo bintu byose. Bonita ahita ansaba gushyira telefone muri loudspeaker, maze kuyishyiramo bose bampanga amaso. Ahita avuga ko Petro ni Lewis yibagiwe kubwira Danemark ko Kapiteni Cedro Jeff na Kapiteni Cedro Jeff ko amajwi n'amashusho byafatiwe aho ngaho byanageze hanze y'iyo nyubako kare cyane, bityo nabyo ntaze kubyibagirwa. Kapiteni Cedro Jeff yamaze kubona ko ari misiyo yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa muri bwa buryo nk'umupolisi atabasha kurengera mugenzi we ngo wenda bazashake uko bazabiganiraho nyuma. Ahita afata amapingu inyuma mu rukenyerero yambika afande we Danemark, amubwira ati Danemark, ufunzwe na polisi ya Kentrone ushinjwe icyaha cyo kugerageza gufata ku ngufu ndetse no kwica umugore. Ufite uburenganzira bwo kuguma ucecetse ndetse no gushaka umwavoka. Amagambo yose ushobora kuvuga ahangaha ndetse n'igihe uri muri polisi ya Kentrone bishobora kukubera ikimenyetso kigushinja mu rubanza. Kapiteni Cedro yamaze kuvuga gutyo mu kababaro kenshi cyane, kuko yari amaze kumenya ko burya Danemark yagize uruhare mu rupfu rwa papa we afande Jeffrey. Yamaze kumwambika amapingu, Ferdinando amubwira ko nako kantu nako yamaze kugafata amashusho. Bonita avuga ko yamaze nawe kwakira ayo majwi n'amashusho neza. Kapiteni Cedro ahamagara bagenzi be abasaba kuzana imigozi mu modoka bakazengurutsa aho ngaho muri icyo gipangu bigaragara ko ari ahabereye icyaha, kandi bahave iperereza rirangiye. Nawe agiye guhamagara ubugenzacyaha baze bugenza icyaha batware n'umutangabuhamya ajye gutanga statement. Ibyo yabivuze abasore bagarutse kare cyane bamaze kuzengurutsaho imigozi ku gipangu. Ambasabina atubwira ko ari wo mwanya wo kuza gukora iperereza kugira ngo arebe ko hari icyo arahasanga, nuko asezera kuri Anthony Martin na Bonita turimo kubyumva, ubundi ava mu rugo. Njye na Petro ni Lewis twambara marinete yacu ndetse n'ingofero dusohoka inyuma ya Kapiteni Cedro Jeff wari ufashe Danemark afande we, ajya kumwinjiza mu modoka ya polisi ndetse n'abasore be babiri bari kumwe. N'aba basore batatu bari kumwe barafatwa barajyanwa. Imodoka ye ihagurutse aho ngaho, njye na Petro ni Lewis turakurikira. Kapiteni Hibert asigarana n'abandi bategereje ko Ambasabina hagera.
kugeza ubwo kapiteni Cedro yinjiranye afande we Dani Marike muri sitasiyo ya polisi yo ku cyicaro gikuru aho bakorera kuri polisi. Amukuye mu modoka muri iryo joro abantu bose bari aho ngaho batangira guhurura tubirebera mu modoka twarimo njye na papa wanjye, ndetse afande Cedro batangira kumufata nk'umusazi kuko batumvaga uburyo ashobora gufunga afande wabo bose. Gusa ibyo ntabwo twigeze tubyitaho na gatoya kubera ko Dani Marike bamurekura cyangwa se batamurekura, ibimenyetso twari tubifite. Ikiza nuko hari ababonye ko yatawe muri yombi. Nuko nkata imodoka ndongera ngaruka mu nzira twaturutsemo. Petero ni Lewis ambwira ko yitegereje isura ya kapiteni Cedro akabonamo ikintu kimeze nk'umujinya wo kwihorera, nubwo abizi neza ko nta bimenyetso bihari biramushinja ubwicanyi bwakorewe mu Balewis. Ariko nyuma yo kubimenya aka kanya ashimishijwe kandi atewe ishema no kuba ari utaye muri yombi Dani Marike. Mu kumwitegereza ahita ambaza ko ako kamisiyo turangije uko kagenze, ndetse niba kakinteye ubwoba nka mbere ubwo yavugaga ko tugiye gukora misiyo. Mubwira ko ahubwo ndi kubona ibintu byagenze neza kurusha uko ibindi byose nabitekerezaga. Petero ni Lewis ambwira ko isi Imana yayiduhaye ngo tuyigenge, ariko ntabwo yaduhaye kugenga ibije imbere yacu gusa, ari nayo mpamvu ubona abahirimbanira iterambere bakora n'akazi ko guhanga udushya, bagashora imbaraga nyinshi n'ibyo batunze ngo bahange udushya batanazi niba koko ibyo bari guhanga bizakunda. Byakwanga bakaba bizi isomo, noneho byatera imbere bakaba bageze ku cyo bifuzaga mu byishimo byinshi. Ibyo bikaba ntaho bitandukaniye natwe aho twifuza kugera mu gihe kiri imbere. Nitwe tugomba gutegura intambara zacu, ntabwo abo duhanganye ari bo bazaza baje guhangana natwe ngo tubone kwerekana ko dushoboye. Kandi ngira ngo niba amaze kubyumva, urugero rwacu ndetse n'igihe cyacu cyo kugera aho dushaka kugera ni gitoya cyane kurusha uko nabitekerezaga. Petero Lewis yamaze kumbwira gutyo ndamwikiriza, ari nako turi kugera aho twasize abandi, ndetse dutungurwa no gusanga hageze abandi bapolisi n'ubugenzacyaha, ndetse na Ambasabine yahageze. Ambonye aza dusanga aho ahagaze, aho duhagaze hirya y'igipangu, atubwira ko ari we wahamagaye ubugenzacyaha, ubu bakaba barimo gukorana. Petero Lewis amubaza ikigiye gukurikiraho. Ambasabine avuga ko uwo mugore wahohotewe afite ububasha bwo gushaka umuntu umwunganira mu mategeko. Rero Suzy Mike na Nella bamaze kumwumvisha ko Ambasabine ari we umwunganira mu mategeko. Nyuma y'ibyo rero akaba aribwo agiye kwicara ubutaryama ashaka buri kantu kose gashobora kujya kuri Dani Marike nk'icyaha, agashakira ibimenyetso, ubundi ejo bundi tuzajye mu rubanza twemye cyane. Ambasabine yamaze kuvuga gutyo, Petero Lewis amubwira ko noneho ubwo akazi gasigaye nake, aho kudushakira no kudusanga arahazi kandi buri gihe. Nuko kapiteni Hiberi, Apollo, Vivensi, Fernando, Gema, Neyira ndetse na wa mugore twaje gusaba ubufasha ngo adufashe gushyirishamo Dani Marike baza batugana, ariko umugore we aherekejwe n'umugenzacyaha w'umugore wahawe inshingano zo kumwitaho, anateruye n'umwana we uri mu kigero cy'imyaka 3 n'ine. Nuko umugore atubwira ko atabona uko adushimira kubera ko byibura tubashije kumubohora gereza yari afungiwemo, yitwa ngo ni ubuzima bwiza, ku buryo agiye gutangira kubuha ubuzima ashaka. Ambasabine amubwira ko kuva icyo gihe agiye gutangira kumukurikirana neza ku giti cye kandi ntagire ikibazo na nta kintu na kimwe kiramubaho. Nuko adusezeraho ajyana n'umugenzacyaha bari kumwe. Ambasabine nawe adusezeraho avuga ko ari ibikunda, ejo twazabonana akatubwira ibivuye mu iperereza rye. Anthony Mati watwumvaga avuga ko kubonana ari ngombwa kuko twese tugomba kwigira hamwe uko urubanza ruzaburanwa, kuko imitwe yacu ifite ibitekerezo bijyanye n'icyo umuntu buri wese yakora kuri buri cyaha cyose tuzabona kuri Dani Marike n'ibyo tuzi yakoze. Petero Lewis ahita avuga ko ibyo Principal Anthony Mati avuze ari ukuri, bityo ejo nitumara kuruhuka tuzongere guhura tuganire kuko dufite byinshi byo gukora, kuko umushoferi uje kumutwara arahageze. Anthony Mati ahita avuga ko ariko kanya nawe agataha, ubwo tuzongera kuvuga nejo. Bonita asigara ari kwigaragambya ngo bagiye kumusiga muri ruriya ruzu ari wenyine. Anthony Mati ahita ava ku murongo, ubundi natwe dusezera uko twahita dutaha. Bonita avuga ko agiye kujya guhaha ibyo arakenera ku buryo turahagira tuhahurira, naho ubundi ntabwo yaguma mu nzu wenyine. Mu rusaku rwinshi ahamagara Principal Anthony Mati ati ndindira tujyanirane, nawe ahita ava ku murongo. Vivense atubwira ko agiye gutaha kwa Angela. Suzy na Mike, Kapiteni Hiberi amubwira ko noneho bagiye gutahana we na Gema, bamugezaho ataha ubundi babone gutaha. Fernanda tubaza niba twamuhari ifuti tukajyana. Mpita mbaza Apollo niba asubira mu rugo,
ambwira ko hari ibyo atari yakarangizanije na mama we bityo agomba gusubirayo. Imodoka ya kapiteni Hibert yamaze guhaguruka, Negira ahita yinjira mu modoka ya Vivensi ari kumwe na Gema ndetse na papa wacu Petronile Lewis, tuvugana ko ndaza kubasanga mu rugo. Ubundi nanjye ninjirana na Apollo na Fernando mu modoka ya Anthony Mati kugira ngo bacyure aho bataha mbone gutaha. Nuko twese duhaguruka aho ngaho. Tugeze imbere, Fernando atangira kumbaza ibitangaza byabaye, ku buryo papa wanjye nanjye tukiri bazima, ku buryo ari kumva iyi nkuru atabasha kuyisobanura. Ndetse ako kanya akaba aribwo ahise atekereza uburyo bwose namwitayeho kuva kera agitangira umwuga we w'itangazamakuru. Kumbe byose nabigiriraga ku kuba papa we Fernandez yarahoze ari inshuti magara na papa wanjye Petronile Lewis. Apollo mu gutungurwa kwinshi abaza Fernando niba ari umwana wa munyamakuru w'ikirangirire wakoraga kuri televiziyo na radiyo by'igihugu, ariko agakora ubucukumbuzi buhambaye ku buryo bifuzaga no kumwirukana ariko bakabura aho bahera. Ako kanya mpita mpuza Apollo na Fernando, mbwira Fernando ko uwo ari Apollo, akaba ari inshuti yanjye tumenyanye vuba, ndetse akaba namuzi cyane nka wa musore uherutse gutamaza abayobozi barimo uwa kaminuza yigisha ubuganga muri Kentrone, ibitaro byabo, ndetse n'umuyobozi wa radio TV6 Kentrone. Fernando mu kwikanga abaza niba koko ari wa musore umaze iminsi ari gukora udutende two kwihorera. Mubwira ko ari we, mpita mbwira na Apollo ko nyine nk'uko mbimubwiye uwo ari Fernando, umunyamakuru ufite ahazaza hakomeye cyane. Fernando avuga ko mboneye igihe kubera ko asanze umushinga umaze iminsi ari kwigaho burya ari njyewe yagakwiriye kuwushyikiriza. Fernando mu kumubaza uwo mushinga uwo ari wo, ambwira ko yari afite umushinga wo gushinga televiziyo ariko akaba umufatanyabikorwa n'umuryango wa Lewis ku buryo izabikorera mu butaka bwa Lewis. Ndetse nyuma y'igihe kinini arimo kubitekerezaho yaje guhura na Etina, nawe usanzwe ufite imbuga nkoranyambaga zikunzwe cyane muri Kentrone no mu bihugu by'imisozi miremire dutuyemo, ndetse n'abanyamahanga bakaba bamukurikira. Basezerana ko bagiye kuzafatanya gukora uwo mushinga, bakaba bari hafi cyane kugeza igitekerezo kuri CEO Kristela Lewis wa kampani ya ba Lewis. Fernando mubwira ko uwo mushinga nywushyigikiye kandi uzagira inyungu nyinshi, ariko ntibagire ubwoba bwo kuwushyikiriza mushiki wanjye Kristela Lewis kuko turi kumwe cyane kandi ndabizi azanabishyigikira. Fernando namaze kumubwira gutya aranshimira cyane, mubaza amakuru ya Etina, ambwira ko ari meza cyane aho bamaze iminsi bahuye ndetse bakaba bari gufatanya utuntu tumwe na tumwe muri iyi minsi. Mubaza niba harimo no gutembera n'isi. Fernando ambwira ko ibyo bintu Etina yabivuyemo byo gutembera isi nubwo ari byo byamuhaye abantu bamukurikira, ariko ngo hari ibintu aherutse guhura nabyo mu minsi yashize mu gihugu cya nyuma aherutsemo byamuhinduriye ubuzima, bikamwereka ko atagomba gukomeza kubaho muri ubwo buryo. Ari nabwo yafashe umwanzuro wo kugaruka muri Kentrone ngo abanze gutekereza ibindi bintu yaba arimo gukora ashikamye hamwe ndetse abeho ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Fernando yamaze kumbwira gutyo nibaza ibyabaye kuri Etina, ariko sinabitindaho, ahubwo mpita mubaza niba agiye gukomeza kwicara gusa kubera impamvu z'umutekano we, cyangwa se iyo mishinga barimo gupanga barahita bayishyira mu bikorwa kubera ko inyoni yazindutse kare ari iyirya iminyorogoto. Fernando ambwira ko uyu munsi umwigishije ko nta muntu ujya usiga ikimurimo, ahubwo ikimwirukaho nicyo ashobora gusiga. Bityo nk'abantu ntabwo twagakwiriye kugirira ubwoba ibidukanga duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ahubwo dukeneye kwitinya ubwacu, aho iyo umuntu yitinya akigirira ubwoba aribwo abona inyamaswa imurimo ifite ubushobozi bukomeye cyane n'ubukaka. Fernando yamaze kuvuga gutyo mubwira ko ubundi iyo myumvire ari yirangiye intare ya nyayo itagira ubwoba, mwifuriza gukomeza gutera imbere cyane kandi byose imbere birashoboka. Apollo ambwira ko ibyo bintu bimukoze ku mutima, ariko gutungurwa byo ntabwo agitunguwe kubera ko yamaze kumenya impamvu intera umuhate wo kuba nafasha abantu bose, kuko inyana ni iyamweru kandi ayo mateka n'ay'umuryango. Urugendo ni nk'aho twari turucumye kuko twageze aho Fernando aviramo adusezeraho, nuko njyewe na Apollo dukomeza tugana iwabo, ambwira ko atakwirirwa mbaza uko numvaga merewe ubwo twiyerekaga Danemark, kuko ubwe niba yabonaga ameze nk'uri kureba filime, birumvikana twe twumvaga umunezero muri twebwe. Noneho ikintu kirenze ibyo byose ni uburyo Danemark mu kwirinda ko hari umuntu wamwita umusazi arahitamo guceceka, kuko ntaho yahera ahingutsa ngo yabonye Petronile Lewis na Landry Lewis, kuko bahita bavuga ko yamaze kuvangirwa. Apollo mubwira ko ariko nubwo bimeze bityo, ariko abo bakorana cyane ko aribo bari bamuri inyuma baraza kubimenya kandi baragira ikintu bategura gukora. Ikiza nuko tubizi kandi tukaba twiteguye.
twageze ku muhanda ujya kwa Apollo ava mu modoka amaze kunsezeraho mubwira ko ntarajya gusuhuza mama we, ambwira ko nta kibazo ariko yizere ko kumubwira amakuru yamenye ntacyo bitwaye. Nzunguza umutwe ubundi mpindukiza imodoka ntacyo mvuze, kuko nari mbizi neza ko mama wa Apollo ari we muntu wa mbere washimishwa no kumva umuryango wacu warabashije kurokoka, dore ko duhuje amateka. Navuye aho mu mutuzo mwinshi ndetse ncuranga n'uturirimbo turi kuri disque yari mu modoka ya Anthony Martin, ari nako ngenda mbona umugoroba ari mwiza cyane. Sinzi uko nageze mu mujyi mbona wa muhanda naciyemo ubwo twari tumaze kumenya ko Perezida Venice ari we utwihishemo, nkabanza kurya injugu. Mpita nigira inama yo kwatambuka nkajya kwirira injugu mu gihe ndaba ndimwo gutaha, ndetse mpita mpindukiza imodoka nerekeza muri quartier ya Matewusi. Sinatinda kuyigeramo, ariko ntarageraho injugu ziri kuri wa musore natunguwe no kubona wa musaza twasangiye injugu, tuvuga ko ubuzima ari bwiza bityo dukeneye kuburyoherwa mbere yo gupfa. Ako kanya mpita ngenda mparika ku ruhande ngenda nsanga umusaza, mugezeho ndamusuhuza. Mu gutungurwa kwinshi ambwira mbaza niba koko twongeye kubonana, kuko atigeze atekereza ko twakongera kubonana. Umusaza amubwira ko nari namubwiye ko tuzongera kubonana nitwongera kubonana, kuko abatabonana indi nshuro ni abataziranye rwose. Umusaza yarambuye amaboko aranyambira, ariko ntungurwa no kumva ari kwicwa n'imbeho muri iryo joro. Mubaza icyo ari gukora aho ngaho muri izo quartier. Umusaza ambwira ko izo quartier aba arizo akunze kwiberamo buri gihe iyo bwije, arara ku mbaraza z'izo nzu z'ubucuruzi. Mpita nzunguza umutwe mubwira ko abaje tukaba twiganira, dore ko hari haciye iminsi. Umusaza mbaza niba turagenda gutyo gusa nta njugu turiye. Mpita nzunguza umutwe mubwira ko byaba ari igisebo kabisa, ikirenze n'ibyo injugu nizo zari zinzanye naho muri iyo quartier. Ubundi nta nubwo natekerezaga ko twakongera kubonana. Nuko dutambika tugera kuri wa musore, umusaza amubwira ko agarukanye wa musore ugura ntibagarure. Nuko tugura injugu, umusaza ubona ari mu byishimo byinshi cyane. Nyamara injugu ntabwo nabonaga ko arizo uwo musaza akeneye, kuko ahubwo yari akeneye ibiryo. None asigaye arya injugu mu buryo bwo kuramira ubuzima, kandi ari umusaza wari warihaye. Byambabajeho gato yari komera nk'ubyirengagije. Tumaze kwishyura injugu dusubira inyuma aho nasize imodoka, tugenda tuyisangaho. Tuyigezeho umusaza atungurwa no kubona imodoka nziza nk'iyo nyitunze urufunguzo, ambaza niba koko ariyo tugiye kwinjiramo. Musubiza ko amaso arimwo kumuha, ahita ambwira ko bene iyo modoka icyo gihe nibwo zari zigisohoka, yari inzozi ze ariko zaje kuba inzozi zanze kuba impamo. None ubu ibikarito nibyo bisigaye ari amashuka ye. Umusaza yamaze kubivuga gutyo twamaze kugera mu modoka no gufunga imiryango, afite agakarito k'injugu yitegereza imbere cyane, ahanze amaso ku kirahure cy'imbere y'imodoka. Bigaragara ko atekereje ku buzima bwe bwahindutse umusozi w'amaganya. Nuko aruhutse umutima ambwira ati hari hashize igihe gito cyane umugore wanjye apfuye. Okay, ntabwo ari gito cyane, ariko urukundo nkunda umugore wanjye imyaka 10 yaramaze apfuye. Nabonaga bimeze nk'ibyabaye ejo hashize, ndetse ubuzima bwashaka kunjyana mu nzira zimbwira ko ngomba gufata ibyemezo byo kwivana mu kababaro. Nanjye nkabwireka ko nta kabuza uburyo bwonyine bwo kwivana mu kababaro nta bundi uretse kuba ndi kumwe n'umugore wanjye mwiza cyane nkunda kurusha abandi bose n'ibindi byose, ndetse n'umwana wanjye w'umuhungu twatandukanijwe afite imyaka 2 n'igice. Ndibuka umwana wanjye uburyo yavugaga ko nta kindi kintu azaba mu buzima bwe uretse kuba umutwazi w'indege. Saro yose n'icyumba cye huzuyemo ibikinisho by'indege bigiye bitandukanye. Umugore wanjye akinjira muri saro avuga ati mwana wanjye Hambo, kuva uyu munsi indege sindayigendamo kandi sinzigera nyigendamo mpaka kugeza igihe uzaba ari wowe untwaye. Maze ngende mbwira abagenzi bose turi kumwe mu ndege mvuga nti umwana wanjye Hambo niwe untwaye, sha niwe batwaye mwese. Akana Hambo kagasubiza kati mama, mu indege zaba ndi umushoferi, nyitwara ngo bu papa akubita urushyi ku matama twese duseka. Mbese yari umwana ushimishije cyane, ariko kubera ko nyina yari amaze gupfa bahita bamutwara bavuga ko akeneye umuryango mwiza uzamwitaho. Ikirenze ibyo nkaba ntemerewe kumubona kubera ukuntu nahindutse nk'umusazi kubwo kubura nyina. Kuba naba ndi kumwe na Hambo byatuma mwaka uburenganzira agenewe nk'umwana. Nta yandi mahitamo nari mfite. Inzozi zo kuzabyara nahungu nakobwa n'umugore wanjye zari zigiye nka nyomberi, ndetse nahungu twabyaranye nayo nyibuze. Ubuzima bwose bwari buhindutse ubusa. Gusa uko iminsi ikomeza kwicuma, abantu bose ntabwo ari bamwe mu buzima. Niko nagendaga mbona abantu beza cyane banyereka igisobanuro cyo kubaho, bakanyereka uburyo ngomba gukunda ubuzima, ku buryo umujyi wa Merine natangiye kongera kuwukunda nanone.
nubwo ntari kuwukunda nk'uko wari uryoshye igihe umugore wanjye akaba na mama w'umwana wanjye Hambo yari akiriho. Gusa urwo rukundo nerekwaga rwatumaga byibura mbasha kubyuka nkambara imyenda ya siporo nkajya kugorora umubiri, ubundi nkavayo njya mu kazi kanjye, ari nako nubaka ibikorwa byanjye nk'umushoramari ukomeye cyane muri Merine. Inyubako zanjye, ubucuruzi bwanjye byose mbibumbira hamwe, kuko nari naragize amahirwe mfite ubutaka bunini byose biri hamwe, ahantu umuntu yakwita ko ari kampani. Uzi ngo sinari nkomeye se, ariko nyine nari umugabo nta ntebe ishobora guhabwa. Ubwo imyaka iricuma kugeza ubwo bamwe tugiye guhuza agahinda nabo batangiye kugira uruhare mu buzima bwanjye. Uko niko nahuye na Priska Annie, umugore nawe wikoreye intimba y'agahinda ke ko kuba amaze imyaka myinshi cyane umugabo we yaramuburiye irengero, aho umugabo yavuye mu rugo akamusigana umwana ariko ntazagaruke, ku buryo yaje gutekereza ko yamaze gupfa kera cyane. Umugore nawe kubera guta umutwe umwana we kumurera biramunanira kubera agahinda ko kubura umugabo we. Uko niko nisanze njye na Priska Annie turi kujya duterana intambwe ku yindi umunsi ku munsi, aho naje kubibona ko yamaze kunyinjiramo umunsi twatunguwe no gusanga dukesheje ijoro, kuko byari bigeze mu masaa 9 za mu gitondo ari mu cyumba ndaramo. Mpita mubwira nti ibihe byiza n'ibibi birasimburana, ntabwo nari narigeze ntekereza ko hari umunsi nzaba ndi kumwe n'umugore akanyibagiza urukundo rwanjye rwose. Priska Annie ati ubwo bivuze ko njye nawe dutekereza kimwe, kuko nanjye sinigeze ntekereza ko naba ndi kumwe n'umugabo akanyibagiza urukundo rwanjye. Ariko kandi nizere ko wowe utameze nk'abanyamerine bigize abacamanza, aho bancira urubanza ngo ngenda niruka mu bagabo, ngo umwana wanjye amaze kuba umugabo yibeshejeho ngo naramutaye, ngo abagabo nabagize nk'imyenda y'imbere umunsi ku munsi. Priska mpita musubiza nti oya, ibyo bavuga byo sinjya mbyitaho, njyewe ibyo mbona nibyo nemeza nk'ukuri. Kuba umaze imyaka myinshi cyane umugabo wawe yaragiye ubutagaruka, erega ntabwo bivuze ko ugomba kubaho nk'imfungwa. Ibyo nanjye ni isomo nigishijwe, ikirenze nibyo ngibyo umwana wawe yabinyuzemo kandi ubu yarakuze, ndakeka ubu ashobora kuba afite akazi keza. Nanjye Hambo wanjye ubu yujuje imyaka 10, iyaba bari baziranye abamufata nka mukuru we. Priska Annie ahita avuga ati ibyo tubireke, ahubwo twiganirire ku buryo twisanzira ijoro njye nawe turikesheje turi kumwe mu buryo tutari twateguye. Wa musore we, Priska Annie yamaze kumbwira gutyo twisanga mu bihe bimeze nk'urukundo, ariko nanone kubera uburyo twari tumaze iminsi tugubanye byari bimeze nk'ibiri gushimangira umubano tumazemo iminsi. Mu gitondo dukanguka twisanga mu biganiro bituma imitima iduhatiriza kubwirana amabanga y'imitima yacu, ryabanga ubwira umuntu wizera. Ntangira mubwira ko ntamubeshye amaze igihe ari kungerera ku byishimo nari mperutse umugore wanjye nkimufite, nawe ambwira ko aka kanya atari kwicuza kuba umugabo we atagihari, kubera ko buriya kutabana n'umugabo we nyuma yo kubyarana umwana we Rufusi bivuze ko ariko byari byanditswe, mbese ariko Imana yabigennye, bityo agomba kubyakira akanatangira ubuzima bundi, kuko abizi neza ko umwana we Rufusi aho aherereye ubu buzima ari kubunyuramo nk'umusore. Akomeza ambwira ko ibyo bamuvugaho byose ngo agenda mu bagabo ari uko babona akunda kwitabwaho n'abagabo cyane, kubera ukuntu yataye umutwe nyuma yo kubura umugabo we, ndetse nanone nubwo muri abo bagabo bamwerekaga ko bamwitatayeho hataburaga abashaka kumufatirana, ariko kuri ubu akaba yarashyize ibintu byose ku murongo. Icyo gitondo cyanjye na Priska Annie cyabaye igifungura imiryango y'ubuzima bwanjye nawe twembi, mwereke ibyanjye byose amasezerano ryo kumfasha kubirinda ndetse no kundindira umutima. Nk'umuntu rero wigeze guhomba abantu b'ingenzi mu buzima bwe, ntabwo nari nkitaye cyane ku byo nahomba igihe runaka, ari nayo mpamvu gucungacunga ibyo Priska akorera mu bikorwa byanjye ntabwo nari mbyitayeho cyane. Kugeza ubwo nyuma y'amezi menshi naje gutungurwa no kubona abashinzwe imisoro n'amahoro bangezeho mu biro bafite n'ibikarito bavuga ko baje gusaka no gukora iperereza ku bijyanye n'imitungo yanjye na kampani yanjye. Mu kwibaza iyo bijya n'iyo biva batangira gupakira byose bashaka kureba. Mu gukomeza gutegereza nza gusanga mbwiwe ko ntakiri umuyobozi wa kampani yanjye ndetse nta n'uruhare nayigizemo, bityo ngomba kwirukanwa. Mu gihe ibyo bikintunguye mu rugo iwanjye akaba aribwo ntangira guhura n'iterabwoba n'umwe mu bapolisi bari abayobozi muri uwo mujyi wa Merine witwaga Marike. Mu gukaraga ubwonko neza nza gusanga ngomba kwicara ngatuza, ubundi ngakora iperereza nkamenya ngo ni ibiki biri kumbaho ndetse n'ibiki byabaye mu bintu byanjye. Nza gusanga ku ihereza izuba ryaranarenze inkombe, kumbe narikururiye ikishi mu buryo ntazi. Wa mugore Priska Annie wahoze ari wari yariyo akaba na nyina w'umusore Rufusi burya yaje aje kunsahura.
aba ari nabwo mbasha kwemeza neza ibyo abantu bavugaga ko yataye umwana we Rufusi akajya mu bagabo. Menya ko burya abagabo yajyagamo ari bamwe bafite amafaranga n'imbaraga, barimo n'uwo mupolisi Marike wari ufite ibiro by'umurenge ayoboye muri Merine. Menya ko aribo babigiyemo babyirukamo kugeza imitungo yanjye bayimuriye mu mazina y'uwo mugore Ani. Ngize ngo ndacyari mu iperereza, nza gutungurwa n'inzu yanjye itakiri iyanjye kuko baje kuyinyirukanamo nabi cyane. Sinzi niba nakubwira ibyakurikiyeho byose, ariko ndabizi ko hari inkuru nyinshi waba warumvise z'abanyazwe ibyabo bakabaho ubuzima bubi. None reba hano nicaranye nawe turimo kurya injugu, nkazirya nishimye kuko ariyo mafunguro ashoboka mbasha kubona hafi. Reba ngaragara nk'umusaza rukukuri kubera imiruho, kandi burya sinshaje cyane. Ibi byose ndabikesha urupfu rw'umugore wanjye warwaye indwara itunguranye agahitamo gupfa, ku buryo ntemera neza ko ibi ari bya bindi bavuga ko ngo ari ibyanditswe umuntu aba agenewe gucamo uko byagenda kose, destiny. Kuko Imana iramutse ari yigenera umuntu bene iri geno, nayo ntabwo yaba ari inyembabazi nk'uko bayivuga. Kuko nibaza icyaha nakoze ngo mpabwe bene iki gihano ariko nkakibura burundu. Rero musore, iyo bavuze incike ubundi ni njye baba bavuga, bavuga nyakamwe si njyewe kuko nako kamwe ntako mfite. Yewe ngayo nguko. Umusaza yamaze kumbwira gutyo mpita mbona impamvu mu nzira zanjye zihura na Etina byanga byakunda nagombaga kubanza guhura nawe, bimwe biba byaranditswe, kuko uwandika amateka yagennye ko ngomba guhura nawe uko byagenda kose, kugira ngo menye amaherezo y'umugore wari yariyo wataye Rufusi akiri umwana akigira gushaka abandi bagabo. None nari nyamenye. Nubwo nari mbabajwe n'amateka umusaza yaciyemo, ariko kandi nari nishimiye kongera kumenya amateka mashya ntari nzi, kuko ubuzima bwanjye bwubakiye ku mateka. Aho nanifuje kuva kera ko abantu bazamenya amateka y'ubuzima bwanjye, nabo nagiye mpura nabo bose bazajya bakuramo amasomo y'ubuzima, bityo iri ni irindi somo nungutse abazumva inkuru yanjye bazumva. Umusaza yamaze kuruhutsa umutima ndeba mu maso, ubundi atora injugu atangira kwirira. Mukora ku rutugu mubwira ko ubuzima ari urugamba, n'ubundi rwanditswe ko rugomba kurangira turutsinzwe kuko tutabubamo iteka, ariko mu gihe tukiriho tukaba tugomba kurwana. Ari nayo mpamvu aka kanya nyuma yo kumva amateka ye nshimishijwe cyane n'ukuntu ari indwanyi y'akataraboneka, kugeza n'uyu munsi akaba agikomeje kurwana, bityo ntacyo namunganya. Umusaza ambwira ko ako kanya ari kumva umutima wuruhutse, kuko kuva iyo myaka yose nta muntu yari yarigeze abwira inkuru ye, ariko umunsi duhura yameze nk'ubonye inyenyeri imumurikira ubuzima asigaje hano ku isi. Njyewe musubiza ko ibyo avuze nta na kimwe yibeshyeho na gitoya, kubera ko ndi inyenyeri igiye kumumurikira nkamugeza ahantu azaseka akamwenyura cyane, nubwo bitazagera ku rugero rw'uko yamwenyuraga igihe yari afite umugore we n'umwana. Umusaza namaze kumubwira gutyo mpita mubaza niba atari cyo gihe ngo twitahire, kuko hano hanze turaharambiwe. Mukumbaza icyo nshatse kuvuga, mpita mubaza niba yumva nyuma yo kumbwira amateka ye yararimo gutekereza ko inyenyeri ye yagenda gutyo gusa ikamusiga. Umusaza ambwira ko icyo gisubizo muhaye rwose kidasubije ibyo ambajije ku byo nshaka kuvuga. Mpita natse imodoka, umusaza ahita atangira kumfata ambaza niba mushimusa, ngo musaba kunyizera nk'inyenyeri ye areke tuve hano dutahe. Umusaza yaratuje, tugeze imbere musaba ko twabanza kureba utuntu umuntu yakwikingamo imbeho. Tuva mu modoka twinjira mu iduka ry'imyenda, bamucagurira imyenda yo kwambara imubereye, indi tuyishyira mu gikapu ndishyura, cyane ko ikarita nari mfite nahawe na mama wanjye Mariyamu nayigendanaga ahantu hose ngiye. Maze kwishyura bangurishije bahita babona ko ndi igikomerezwa, kuko ngendera ku ikofi y'umuryango wa Lewisi. Sinabitindaho umusaza tujyana kwinjira mu modoka, ariko mbaza ikintu ndi kumucaho muri ako kanya. Mubwira ko nk'uko yabivuze yanyiyumvishemo nk'inyenyeri, kandi arabizi ko uwabaza inyenyeri icyo ica ku bantu ibaha urumuri itabona ikisubiza. Nuko dukomeza urugendo dukatiye mu nzira ya hafi ica muri karitsiye y'inganda. Tuba tugeze ku ruganda rw'itabi tuzamuka tunyura kwa Johana, Suzi na Mike. Turaharenga bidatinze tuba tugeze ku nzu ya ba Lewisi. Mpita mfungura igipangu ninjiza imodoka, tugeze muri parikingi. Umusaza ari nako yatunguwe cyane. Tumaze kuva mu modoka mufata akaboko musaba ko tuzamukana ubundi tukajya homba. Ni nako byagenze, twageze muri foro ya gatatu dutambika tugana muri ya nzu turi kubamo. Mpita ninjira mu muryango wo muri salo nsanga Neila na papa wacu Petero na Lewisi bicaye muri salo mu kindi cyumba, numva ibiri kwikubita bimeze nk'amasafuriya. Umusaza mpitamo karibu baramubona, ariko we agenda arimo kwikandagira kugeza yinjiye.
Petero ni Lewis mu cyubahiro asanzwe aho abantu bose yahagurukira asuhuza umusaza amuha karibu amusaba kwicara mu ntebe iri aho ngaho na Neyira aramusuhuza. Bonita mu kumva turimo kuvuga ahita ava mu cyumba twabaye tugize igikoni asanga nahageze asuhuza n'umusaza. Asubira mu gikoni Petero ni Lewis abaza niba turi amahoro n'urugendo tuvuyemo rukaba rwagenze neza. Mpita ntanguranwa we na Neyira mbabwira uko byagenze kugeza tugeze aho ngaho ako kanya. Petero ni Lewis mu kumara kubyumva ahita avuga ko ashimishijwe n'ukuntu ntekereje kuzana umusaza aho ngaho, bivuze ko dufite akazi kenshi ko gukora kiyongera kuko twari dusanganwe. Mpita numva ko avuze ko byo kuba umusaza uwo munsi ari uwe munsi we wa nyuma wo kurira. Nuko umusaza abwira papa wacu ko ari kubona wagira ngo isura Yesu bwa mbere ayibonye. Papa amusubiza ko ariko bimeze byanga byakunda kuko ashobora kuba yaramubonye mu mateleviziyo cyangwa se ku byapa byo ku mihanda cyangwa se bakaba baranahuye nta wamenya. Umusaza mu gutungurwa kwinshi amubaza ibiganiro yakoreraga kuri televiziyo ku buryo wenda yamwibuka nubwo yaba aherutse kubireba kera. Papa adaciye ku ruhande asubiza umusaza ko yahoze ari chairman wa kampani ya ba Lewis, akaba ari Petero ni Lewis. Abo turi kumwe akaba ari abana be, imfura n'umukurikira. Umusaza mu kwikanga ahita ashigukira hejuru avuga ko isura yibutse neza cyane, nubwo batigeze bahura ariko yakundaga kumubona kenshi. Aheraho amubaza uburyo turiho. Petero ni Lewis amubwira ko ari inkuru ndende nko kumubwira ko twaciye muri byinshi. Umusaza ahaguruka mu byubahiro byinshi ahereza ikiganza papa avuga ati nanjye ubwo nitwaga Chairman Thomas Rosario, ariko ubu Rosario rirahagije kuko sinkiri umuyobozi. Petero ni Lewis aramusubiza ati ni byiza guhura nawe Chairman Rosario kuko aka kanya njye nawe dufite byinshi duhuriyeho kuko twese turi mu rugamba rwo kwisubiza agaciro kacu twahoranye, kandi nzi neza ko ibyatubayeho byanabaye mu buryo bumwe. Si nibyo gusa kandi dufite ihuriro rikomeye cyane hagati yacu n'abantu njye nawe twagiye duhura nabo mu buzima bwacu. Petero ni Lewis yamaze kuvuga gutyo, njye na Neyira turarebana bigaragara ko duhise dukora ubusesenguzi ku magambo papa avuze tukabyumva. Njye mpita ntekereza ko bahujwe no kuba umwe yari inshuti magara y'umugabo w'umugore wagambaniye undi, ndetse akaba yaranahuye n'umwana wabo bombi. Ikindi bahuriyeho akaba ari uko bizeye cyane abagore bashakanye bakabahemukira. Ikirenze n'ibyo akaba ari uko mu minsi iri imbere bashobora kwisanga bose barihoreye kuri abo bagore n'imyanya yabo babambuye mu myaka yashize yo kuba ari ba Chairman bakayisubirana. Namaze gutekereza gutyo umusaza Rosario asubira mu mwanya we. Bidatinze Bonita atangira kuzana amafunguro ku meza, ndetse bidatinze turafungura. Ifunguro umusaza Rosario yishimiye cyane birenze urugero. Tumaze gufata amafunguro nta kindi cyabaye, namweretse aho ajya kwikorera amasuku ubundi turaryama. Bwakeye mu gitondo nsanga papa yabyutse ahagaze mu idirishya ryo mu cyumba. Ako kanya telefone yanjye irasona mu kureba mbona nimero impamagaye ntabwo nyizi. Mu kwitaba ntungurwa no kumva ijwi ari irya Perezida Venice Salvatore. Mpita nshigukira hejuru Petero ni Lewis arabibona. Mu kumbaza uwari umpamagaye ngahita nikanga, ahita yiha igisubizo kuko nahise nshyira amajwi hanze akumva ari Venice avuga ati Maxi, ndashaka ko dukora ibishoboka byose aka kanya tukabonana tukavugana. Ako kanya Petero ni Lewis aranyegera afata telefone maze ahita avuga ati ndagusuhuje mubyara wanjye. Ndakeka nta kintu cyo kuvugana gihari uretse ko ubu intera ari imwe, ni ukumenyesha abantu bose ko intare ya Lewis ubu yagarutse kandi yajije kugira ngo hatazagira n'uwongera kumenyera isenga ryayo. Petero ni Lewis yamaze kuvuga gutya ahita akupa telefone ambwira ko tayari Venice amaze kuvugana na Dani Marike aho afungiye byanga byakunda, amubwira ibyo yabonye, bityo ari gutangira gushaka inzira zo gucishamo ibintu. Aka kanya ubu natwe akaba aribwo misiyo ikurikiyeho tugomba guhita tuyishyira mu bikorwa, mu gihe dutegereje ibyo umushinjacyaha Ambassadine aravana mu iperereza biraza ari agashinguracumu kuri misiyo twakoze mu ijoro ryashize.